Ni iyi Kigali tugiye kubona iby'amaso yacu atabonye. Iyi ni imodoka bus brand new, ubuyobozi bwa 155 AM bwamaze kugeza mu mujyi wa Kigali. Ni bus igiye kwifashishwa na Bruce Melody ndetse na The Ben mu bitaramo bizenguruka igihugu bagiye gukora, babyita Summer Tour. Ni ibitaramo azahuriramo n'abandi bahanzi harimo Kitoko ndetse barimo na Bwiza. Muze kwita kuri moteri yayo, urumva ukuntu iri guhinda. Ngiye cyo ngiye gukora no kuyigutembereza, tugatembera. Nabona ko bamaze kubrandinga Bruce Melody, The Ben n'ikinwaji cya G69 gicuruzwa hano muri Kigali Universe. Umuvandimwe naze kumfasha dutemberane kuri iyi modoka, bereka inguni zose. Yamaze kuba branded, yitwa Bruce Melody. Hano izi bisi zikunze kwifashishwa mu bitaramo by'abahanzi bakomeye, abo bita ba Kanye West, ba Chris Brown. Noneho sasa tugiye kujyamo imbere, my brother, ngwino tujyanemo imbere twereka abantu. Ariko sha ni bus brand new, ni nshyashya n'umwakako. Ino modoka yaguzwe bayiguriye equipe ya UGB, ariko kubera ko n'ubundi ba nyira yari bamwe. Banzu bereke ko ni bisi taburo yayo, wanze yibereke neza. Numara kuyibereka turaza hano. Abantu bazaba bari muri iyi bisi nta kwitswa n'icyaka. Hano harimo firigo, ntabwo barashyiramo icyo kunywa, of course baraza kugishyiramo hano naho gushyira icyo kunywa. Intebe murabona ko bamaze kuzibrandinga mu mabara ya UGB. Bandi hano ngo bashaka kureba niba harimo icyo kunywa, ntabwo kirajyamo wa muntu, ariko urabona ko ni ahantu bashobora kwakira ibintu byinshi bitandukanye. Intebe zo ziri muri brand cyase mu mabara y'ikipe ya UGB. Niba ukurikirana basket wahita ubibona. Njye mbaye ndi umukinnyi, mbaye ndi kapitene, najye ngenda nicaye hano inyuma. Iyi ndege niyo yo ku butaka, ni igiye kwifashishwa mu bitaramo bya Bruce Melody ndetse na The Ben. Ni imodoka, ni bus yo ku rwego rwo hejuru. Ngira ngo agenda nabereka hejuru hari aho bashyira imizigo, agenda berekana hose. Akayaga hano nuko ko nakabumvisha muri video, ariko nimwe muri bisi ziri ku rundi rwego, ni bisi yo ku rundi rwego. So ibitaramo rero bya Summer Tour bigiye guza The Ben, Bruce Melody, Kitoko na Bwiza ndetse n'abandi bahanzi biraza gutangira mu karere ka Musanze kuwa gatandatu tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu, bikomereze Nyagatare ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu 2026, byerekeze mu karere ka Bugesera i Nyamata ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu, hanyuma ku itariki 4 z'ukwa karindwi yala tuzahurire mu karere ka Rubavu. Niho ibi bitaramo bizasorezwa. Twishimane n'abanyarubavu, tujyane show n'abanyarubavu. Ni bitaramo ngaruka mwaka. This year ni The Ben na Bruce Melody, ariko n'indi myaka bizafasha. Hanyuma rero niba aho uzaba uri hose mu ntara iyo ari yo yose, tuguhaye karibu muri iyi bisi. Uzaba wemerewe kuba waza ukayitemberamo, ukavuga uti mu mwanya nicaremo. Ushaka kuza ugahita wicara nk'aha ngaha ukajya uvuga uti njyewe meze neza. Ni bisi shyashya, aho itandukaniye n'izindi rero. Iyi bisi ikoze mu buryo inywa essence, ariko ikaba yanacomekwa ni hybrid mu ndimi z'amahanga. Ngira ngo imodoka za hybrid mumaze kuzimenyera. Reka nkomeze mbereke hanze rero. So mwakoze cyane kubana nanjye, tuzahure mu bitaramo, muyirebe, mwifotoze, mwinjoyinge. Bisi ni y'Abanyarwanda.